none se ngo ugiye Erega nubwo mbona gutyo nanjye nyine ndagiye. Ndi kubibona nanjye niba murayingurujije. Nkuko nabikubwiye nimugoroba ngiye kujya ahandi nyine bampamagaye ngiye gukora interview ndebe ko bampereza akazi. Uragenda uyu munsi? Mu kanya ahubwo nko ngomba kugeraho saa 4 kandi still ni saa 3 ndacyafite saa 1. Okay, nta kibazo. Nta kibazo byanshimisha. Fatwa twese turimo turakora. Dufite ikintu turimo turakora mu rugo. Ntakererewe rero sibyo. Nese ko umuntu ushaka kugenda. Ntakererewe amadokima y'abandi barimo barambaza ngo ari nanjye mumve ngo ejo natashye ntazi. Sinzi. Nyine ngiye kujya gukora interview. Kuri interview ke nabyumvishe. Tugiye gukenda akakanya. Hari ikindi se? Hari ikindi? Zishimye ndagenda n'amaguru. Ukeneye iki? Urumva ngomba kuba mfite itiki njyana niza kungaruka. Okay, kandi. Okay. Ndakeka ayenga se sari kugezeyo. Ndatega igare ariko. Gaya bitanu shiri nawe yureka. Gaya kugenda kugaruka. None se nihagane ubundi. Ni mu mujyi. Nose mu mujyi amafaranga niyo waba ugiye niyazi kujyana kugaruka ko ndagenda mu nzira nta nubwo nshobora no kugera no kuri boutique hamwe n'akava. Nanjye n'amafaranga mfite pe sibyo. Nayo ngayo yonyine ndimo ndacungira ubu nitugiye impanuka ubona nakoze Imana turashima Imana nyine. Nayo ngayo ndimo ndacungira bills zose zarangiranye. Ari amafaranga ndi yose yashize nishura ama bills n'amadeni ujya gufata amayoga. Cyangwa mfate ahantu tujya tubika. Oya. Ari yihorere. Umbabarire yihorere. Ntabwo nari mizi ko bizi mwuka byarama. Umbabarire. Sibyo mugabo mwiza. Umbabarire yihorere amafaranga mwakoreho. Nyine ntege igare rinjyana gusaba interview nongere ngaruke n'igare. Oya. Harava n'imoto. Ntacyo nyine ubwo nzakorera yanjye. Ese utangiye kubigira intambara koko. Sibyo mvuga sibyo niba nkwatse itike ukawe tumpereza amafaranga angana gutya ngo bitanu. None se nta no gushima ko siko wisungira uziko ngende ariko ndi butegurwa na bisi n'ingaruka. Wisungira nk'umunyeshuri wa munyeshuri uhereza ngo genda ngo utege ngo itugaruka ngende umuntu w'umugabo wumva ngomba no kwicara ahantu nkanywa kana. Nanjye niyo mpamvu nyine nukora amafaranga yose nari mfite ndayaguhaye sibyo. Arimo hari atubika mbabari yihoreye nanjye kwishurira mugabo watse amafaranga ngiye kumwishura nyine. Naragenda nyatubika gake uribuka kari 500. Rero urumva ntabwo twazamwishyura mukundi. Oya mbabarira sinshakora mugore ko njya kuza kuntera induru. Sibyo nsigaye mbona nsigaye nkubwira ibintu ntubyumve nuko ntarimo ko ntafite akazi. Kuko wana yanjye kuko umugabo mwiza nta rukundo nagira. Ngaba sigenda. So hari ukuntu nagira. Ngaba genda nese ngirene. Kangende basitaza kubiganira n'umugabo sibyo. Ni uri bunsange igare ritankubise hasi. Nawe ujye wihangana ariko bimenye no kwizera amafaranga. Kunanga ngiye ari ngiye uzikora iminsi 5 ariko nakoresha. Nyine ni wowe. Ese wari umugabo. Nyine genda ntacyo. Oya ariko byiseka mara kumenye ko. Sekese kubera ko ndi butega igare ngenda none. Ko we nawe nungu ariko. Ntacyo. Sibyo reka ngende mbabarire bihite sibyo ndaza kuguhamagara. None se umvaga. Ubwo ugize ko mu mafaranga makeya ugiye kugenda utanamuhaye bizungu ubwire ko nkunda nese ubwo mfite umugore. I love you. Seka nyine. Vipi? Sawa nkuko ubibona nyine. Kuri n'amadokima zo wifunze wa muntu washobora. Umugore we yanesheje umutwe. Ikise none. Buri gihe ku nkeke shaka akazi sinzi ejo bundi none yari yambwiye ngo hari ahantu ngo bamubwiye ngo bakeneye umukozi ngo ninjye. Wanga kugeze? Akoye nawe koko. Ubwo umugore yakubwira ngo bamutumye umukozi arakujyana. Nawe ukajyayo.
ariko njye numva nta rero nta bintu biba bikaze mani si akazi se kugira ngo umuntu yibonere ibiceri byo kubaho. Ikindi ahantu yambwira ngo nzajya gukora urwo ruganda ndaruzi, amafaranga bahemba narayanitse ndabimenya, kandi ngiye sinshobora gukora akazi nibura kari munsi y'amafaranga 800. What? 800 nyine? Oya bro. Cyangwa hejuru yayo. Ubwo nyine ni range ni miliyoni 800 buri. Ese ukumva ko gazo uzakabona ko bisigaye bikaze. Ntwaye iki gutegereza ko ntashobora. N'imishahara twakoreraga ubu ngubu baregabanije. Nahise nyine nzakomeza negereza ubwo yintu akabona nzakomeza nicara, ari cyo mbuze umugore arakora. Sibyo tuba mu nzu yacu. Ikindi nisugo naba nabuze iki ku buryo njya kwirirwa niyushya kuya nkora akazi kata nishimiye. Simani Devo wakwihanganye kukaza ukagakora kandi ubwo wasanga wari ugiye kwa applyinga n'ahandi. Mujya mva cyo na applyinga ngwana nikiza. Mvuye mu rugo nyine mubwira ko ngiye muri interview. Ko wagiye aho ngaho ku ruganda? Oya mugiye ko ari ahandi hantu nabonye akazi. None ubwo akazi nanga akagiye kubera. Nyine mise nekereza ndavuga nije amaburiya kubera ko nzi umunsi wa off nitavuga reka nzana twe twitera aho musingo mukanya nataha mubwira nyine ko mvuyeyo bakanyimye cyangwa se bambwiye ngo nzagaruke. Uzo Dev bikazarangira bite? Bizarangira nkabonye ndabizi reka ngo baravuca umugani mu Kinyarwanda ngo yitonze akamishaje. None uragira ngo njye gukama ikimasa mbibona. Hawo Dev ko hari igihe uraza amasinde no kugira ngo uzayakure mu rwiri bikananirana. None ubwo wangira inama rero yo kujya gukora akazi ka fake ngo ukabara ka desa wagakora. What? Nizo twe dukora twangaye. Inoti ya 300 ntabwo nayirenze kandi nariye kiri. Nese ubwo 300 yamaze iki? Ubundi nyine ubuzima bwacu nizo turwasa. Ugatfatamo credit. Ukagura akabanza ahantu. Ukayishyura. Ngiye nkajya gufata credit. Imyaka 2 yashira ugatangira ugafata indi credit noneho y'imyaka 10. Ukubakamo inzu. Ukabonye n'umuryango wawe ntakundi. Reka nta munyamugi byongeye noneho kavukira ijya gufata credit reka ibyo nibyo bavantara. Wese musara. Siko numva ubundi ufite mind nk'iy'umugore wanjye. Kumva ko nyine wahita ufata akazi ubonye ngo nuko nta kandi urabona ibyo bari ukwitesha agaciro. Ikintu gitangaje. None ubu akazi naherewe ko ari akangahe? Inoti ya 80. Ubwo rubu urumva warazamutse kuba ugeze kuri 100. Bitazamuka. Ahubwo ejo bundi nabwo na 500 azaza. Erega Yves wowe nyine wenda ufite ibibazo byinshi. Kiye nta bibazo mfite umugore ukora icyo nshatse cyose arakimu. Tuganire tubwizanye ko uwo mugore azaguprovidingira kugeza ryari. Neza muramutse mushwanye cyangwa gapfa. Rega ndi umugabo we. Ubwo napfa nyine uzazunguziye nzu uzayigurisha. Ntaga agiye gupfa ejo cyangwa ejo bundi azapfa narabonye akazi. Wibuke ko nubwo uvuga ko ari umugore wawe mutarasezerana. Iyo gusezerana sibivuze iki? Ejo cyangwa umugore wanjye n'ubu ngubu ngiye mu rugo nk'amubwira tugende dusezerana. Amafaranga ari afite umushahara w'ukwezi kumushobora kudukemura byo gusezerana byose. Afite ikihe kibazo? Hanyuma zo turabigenza gute turaganira gutya gusa. Oya. Ahubwo kwitiki yari yamaye na insigaranyeho makeya sinziba naguhereje ukareba ko wazana akarumuntu akabayinywera. Cyangwa se tujyeyo niba hano mu rugo umva ari ikibazo. Tugende ntarebe turebe tu. Aho hagati aho. Bro. Nyine nari mfite akabazo kandi urabizi ko ari we muntu wenyine tujya tuganira ibibazo byanjye. Urabizi ko nta wundi muntu bashaka kwiteza ngo mwereke ubuzima mbayemo. Ntabwo ari ibintu byatari nashakaga kugira ngo natekereje nyine nibuka ko mu kwezi kwapfuye ejo bundi byo nzi kunzu gifite amafaranga ndavuga nti ese waza hano nkareba ko naba nkwatse senkani nkikemurira akabazo kanjye ko ejo bundi madama azahembwa mitanya guhereza n'ayandi murimo n'ubundi nta kibazo nayibuka. Ndebe uzi ko ndi minoti ya 2.5. Hari ikibazo se kwezi madama afata avance siri salaire. Ubwo bizatewe turwasa. Yose se. Nubwo zabaye turwasa 2.5 zo kongereza senkani ugiye kunsabye. Harya yari yarabaye 2.5. Nuzima ngira igihe urukira kwishyura. Nyine ikibazo cyawe uraza ukambwira ngo nkubita senkani. Rero nanjye sinzabyibuka kuzakwishyuza wagaruka na none umbwira ikibazo gikomeye ngo nkubita senkani. Ariko ejo bundi rekenzi bo ndatanya guhereza amafaranga 300 se n'ibintu byatari. Rero iyi niyo nshuro ya nyuma ngiye kugwa amafaranga. Bro,
muri miliyoni umugore wanjye ahembwa urumva gukuraho 300 nkayaguhereza ari ibintu 15 nizigera ntumpereza ibiceri byanjye tuzapfuza. oya yiwe urabizi ko tutapfusanye nawe no ku mafaranga. Amafaranga ni iki se ko mu kinyarwanda bavuga ngo amafaranga ni amabyi ya shitani, amabyi ya shitani yaduteranya njye nawe. Tugenda tujye kwa Yoramu turebe ko bimeze. Umukuruzi ndagukanguye. Hafi ntago mba nsinzire buriya mba ndi muri telefone mu buriri nyine. Canire nawe nanjye kereka mbonye nk'umunsi umwe wo kwirirwa ameze gushimuta. Urabizi ko ngiye akazi kanjye ntago nkora buri munsi. Ako kagendaga? Kagendaga ejo navuye nani ariko uyu munsi ubwo mba narutse nzasubira ejo. Nanjye ko mbikunda uzi ko usinzira Yesu. Kandi kukubona muri bitotsi. Abandi iyo tutakoze basohotse. Ngiye mba ndi mu buriri. Tugende. Wagiye wisohokera? Yende inshuti n'uburiri cyane. Cyane ko nyene tunange mu kazi ndakubona. Stress ugira n'akazi ukora ukuntu ukora iminsi yose kuki utajya unanuka byibura. Cyane byaranyubeye. Siko stress zikubyibushya. Nanjye byaranyubeye. Nese biti. Sawa shema. Ubu wamamagara ibintu by'akazi. Ahandi umeze ute mu buzima bwawe usanzwe. Ubu njangaha rero nanone wumve ngo umutwe uraremereye. Umutwe uraremereye wenda guturika. Mbwiye ko ari ibyawe kandi nuriya muhungu. Ibintu byose byaba ari ibyandi nande ko. Byaba ari ibyandi nande. Can you imagine? Guhera mu gitondo n'umuntu w'umugabo wicaye mu rugo. Waruzi ikindi aragenda akajya gufata amayoga ku amadeni ndangiza umusharuza nishura amafaranga 800 gutyo. Umuntu udakora sangwe inzoga gute? Kutavuga bayona umwana ndimo ndarira. Ujya n'uruhinja ndimo ndarira. Narakubwiye mujya kubana. Ngo umuhungu mwiza ngo ibiki ngo azabona akazi ngo yaragiye arakubeshya ukuntu yakoraga nta n'ahantu yigeze akora ngo nibwo akiva mu kazi. Mubonera akazi anyigireho nuza ngo ntabwo yakora amafaranga ni make wasa kujya wikere mu rugo. Kangahe? Nene mubonye akazi k'ibihumbi 300. Aho zerere kubisika mfite muri umuntu wanjye udafite akazi wambariye ukamundangira akazi akikora niyo kaba atarako niyo kaba arakijana ariko kapfa kuba ari akazi ntagume kwicara mu rugo. Yaba abantu bose yaba yameraga nk'abandi bari ibihumbi 300 muri iyi Kigali. Arashaka se kangahe? Gukora ngo mbere ngo yakoraga 1.5 million ngo agomba gukora 1.5 million kandi abambwira nabi tugera ngo ako yaranakuroze sigusa. Abambwira nabi uziko yakuroze uramuhungu ko ntago numva ukuntu umuntu nkawe wize ufite akazi kawe witunze wishyura inzu wageretseho none no gushyiraho sinyugura kenda sinyugura inkweto sinyigira gute amafaranga kandi ubyumve ibaze ko n'ubu ngubu mu kwezi gutangira ntangira gufata amadeni. Isori ikigo gifasha abatishoboye shiri mwoherezi waba atajye kwitekerezaho uduhungu tw'udusongarere twarateye shaka kurya amafaranga y'abakobwa. Bayibaze ko ndimo ndateranya amafaranga ngari 500 byo kwishyura umuntu umwe gusa. Amafaranga se yakoresheje mva nimba ajye gukina ibirya bareze bakayamurya nimba agira gute wagira ngo ni umwana wananiranye ndimo ndareba. Akubu kandi wasanga umuha amafaranga akagenda akasangira n'abandi bakobwa. Abahungu niko bameze. Hari icyo kintu kiza cy'imana. Reka rero mugire inama sho. Kandi nubifate ngo ndikugutegeka cyangwa ndikukwinjira mu buzima. Hari igihe tugira inama umuntu nawe akagenda akitekereza agakora amahitamo ye. Ariko this is too much. Ntabwo ngiye nzakomeza kukubona buri munsi uhangayitse inshuti yanjye ukorera amafaranga. Ufite umuntu nkuriye w'umusongarere nta kintu abashije kwikorera. Oya kubura akazi bibaho. No kuba umuntu nta kintu afite akora no gushakisha bikanga bibaho ariko we warakamushakiye arakanga. No aranakanze ntiyitwaye neza ngo yakire ibyo umuhaye arashaka gutegeka arashaka kuvuga nabi. Wavuze ko nanarambiwe saho. Sohora mu nzu. Musohora agiye wabajye kwitekerezaho. Hakora bizi ko mukunda pe. Mukunda cyane. Mukunda ku buryo ikintu cyose numva kibaho ntacyo mu. Uramukunda ku buryo witeguye ko azagutera inda nta kintu akora ukarwana n'ibyo byose ugatwita ugakora ukabyara nyine ukabindushye. None ukazajya wishyura ishuri ry'umwana ukishyura inzoga z'umugabo
ukamwambika wambika n'umwana byose ibyo bintu urumva uzabikora igihe kingana gute urukundo rurashira sheri iyo umuntu akwitwaraho nawe urukundo rurashira urukundo rukuzwa n'imico myiza n'umutima mwiza umuntu akwereka n'ukuntu akubanira neza iyo umuntu akubaniye nabi urukundo rurashira nanjye niyo mpamvu ndi kwibaza impamvu rudashira nyine reba igihe yahereye dutegereje ko rushira muri kumwe se abantu nk'abara bagira ubugambo buryohereye bwa buri kanya mushyire kure yawe urebe ko atakuvamo mu minota 2 he shake kora mana okay abitekerezaho akazi kawe genda kubwiye Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back. mutereka kuri moto ari wowe saka niko kazi bagiye iyo muko urakora iki hano ko nasize nta muntu uri hano nakora umugore wanjye kandi ko kazi wagiyemo kandi ko kazi wagiyemo niyo interview wagiyemo interview ucyumura bintu koko interview nakugize gute uvuze ngo ni interview noneho wanyatsa amafaranga umbwira ngo ugiye gutega ugiye muri interview aya masaha usinda aya masaha koko none se ubundi ko utagiye kuryama nkawe wagombye kuba uryamye utari kuntesha umutwe nanjye nkazo nagira hano ukagira gute kandi turakundana sibyo Beki surishiri wanjye surishiri wanjye sidukundana nakugize ute uburyo ibintu bimwe mbwira aho mpinduke nisi nakugize ne kunywa n'icyasi si ukunywa bisanzwe n'akantu kamwe mushiti wanjye yambwiye ati nywa akantu kamwe amadeni ndayakira ese sinjye wiguriye arubwo ari wowe wanguriye ninjye wiguriye sinjye wiguriye ufite ikihe kibazo tubura niba ufitanye ikibazo nanjye ngewe peke tuganire sibyo tuganire njye nawe ni iki nagukoreye amadeni ndakwishyurira ndangiye amafaranga yanjye nkorera ngiye ubwanjye nkorera nta kintu kimari cyagukorera igikoko cyagukorera iki meka kunguki meka nakubwiye ngo reka tuganire umbajije unkorera iki mubwiye icyo nkorera niba bidashoboka nyine byihorere akumeze neza wariye Beki ndi kwicuza ndimo ndicuza nanjye nta kintu kizima mubonaho pe habe na gitoya nanjye ndi kwicuza sibyo ubabare gusa nanjye ndi kwicuza igihe kizagira nkarikura hari igihe kizagira nkarikura nta kintu nagukorera umfata uzi ko umeze nk'umwana mutonya koko nkugirira hanga iyo umbwira ngo ndi umwana amira ubwanwa uri wabona umwana ufite umutwe ungana gutya uri wamubona Beki ngewe reka nkwereke Beki buramba ndakubaha ako agiye kuzatuma ngusuzugura
sibyo ngende umugabo cyangwa unsuzugura kubera ko nta kazi ngira nuko nta kazi mfite reka nkwereke kari akamiliyoni uhembwa emiliyo c'est quoi ngiye noneho reka nkwereke ninjya mu kazi nzajya mpembwa miliyoni 3 enye 5 urumva ngo tuze muri etage ngurira imodoka ugenda n'amaguru mu gitondo urambwiye ngo fata 5,000 ngo tege igare amashuri nize debi amashuri nize njya ku ishuri nyagirwa ngiye ntege igare Beki uransuzugura ku buryo mba numva ariko ndagukunda cyane Beki asa waje muri interview naribagirwa mba ndagiye muri interview nyigeramo barambaza ngo CV yawe iri directeur urushyi ndasohoka hanze umusekretari aramfata ngo kubera iki utazanye diplome umugeri bose mba mbahaye ba nyina maze kubaha ba nyina rero kimeze gutya kimeze gutya gute arya nandi kubwira ngo iki no Becky ndagukunda ndarambiwe nanjye nuko ndashaka no kuryama nshaka kuva ku izina nanjye nuko noneho nanjye mvuye ku izina sidukundana niba dukundana reka twese tuve ku izina Becky uri guseka ego ndimo ndaseka duseke American Jean Becky Jean Becky asa ko mbona abaye cyiza Becky ndabizi nyine biragoye kubyizera biragoye kunyizera kuko n'inshuro nyinshi nagutengushye right ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo nibura niba hari akizere gakeya ukimfitiye please katari ubwambere ubinsabye Dave I know ibintu uko ubimbwiye nk'inshuro magana I know ariko for this time urabizi ko atari inshuro ya mbere cyangwa ya kabiri twicaye mbwira ngo this time you are serious okay basi se nabyita ko ari amahirwe ngiye kugusaba yaba ya nyuma cyangwa se nubwo mbwira ushaka kunsaba iki ndashaka ko unyizera David iki gihe ntabwo ari kunyaka amafaranga no ngo ntabwo nshaka amafaranga mwana nabaye I quit drinking you hey ntabwo uheruka kumbona nza no mu rugo nasinze se narabiretse ndashaka kuba umugabo wawe nkuko wampunze meze ntabwo nifuza kongera gutenguha ikindi kintu ndashaka ko numara kunyizera nyine ukumva ko njye nawe noneho nta mbogamizi iri hagati ndashaka ko dukora ubukwe noneho tubane byemewe n'amategeko pana gutya tubana gusa kamubaze kuri teste ntoya nakubonye sibyo wowe uri umukobwa nkanjye sibyo none reka tubifate nk'urugero umeze nk'uko nari meze none ngende mu cyiciro cyawe sibwo wowe wari umeze ari wowe wakemera kubana n'umugore umeze nk'uko wari umeze okay mbaye mukunda yego ngiye rero nikunda kurushaho
ako beki isoke gusa ntago waba waranyihanganiye bigeze hariya nta nubwo waba tukibana gutya utarankunze. I know ko unkunda nubwo wambwira ngo oya, I can see it in your eyes. You love me. Sibyo kandi nanjye ndagukunda. Satani wantezaga kuza kugutesha umutwe, wantezaga ubusinzi. Ejo nagiye mu rusengero baransengera ejo cyangwa ejo bundi ndashaka kubatizwa, niyo mpamvu nawe ngira ngo tubane nk'umugore n'umugabo, nubishaka tuzagenda dukora ubukwe, dusezerane, b'umuryango nyine ndashaka ko duhindukanye nawe nyine, duhindura ubuzima tubayemo. Okay. Yes. Ninde? Oh. Meze ute? Oh, Dev. Yes. Sali. Muraho neza. Karibu. Makuru yanjye. Style. Kambegere. Bitwaye iki se nacyo bitwaye? Ni amahoro arumeze neza ariko. Byagendaga nanjye byacagamo. None ko utamamagayira. Sibwo ntubizi niryo mbisubiramo. Tubakiriza iki se? Sibwo ndibwa ngara. Ndi kwihuta nagira ngo muce hano. Mvuge na Dev numve something. Chiri. Nubundi musanzwe muziranye ariko wenda hari byinshi utari umuziho. Icyo nshaka kumupresentaho ejo bundi twarabisereburiye nyine, yafunguye kampani nshyashya. Wow, congratulations. Kabisa, kongs kabisa. Ariko biba bigoye nyine usanga umuntu aba yarafashe amadeni hirya no hino kugira ngo arebe ko yazatangira ikintu cye. Yafunguye kampani supplying ama computer. Wow. And he's planning kumpa akazi. Wow. Yeah, soon araba boss wanjye. Okay. Yego. That's good. Ashobora kuzajya ntuma hanze nkajya kuzana izo laptop bakazisupplyinga. Yeah. Okay. Hanyuma ikindi ni inshuti yanjye nyine guhera kera, ntabwo nabonye amahirwe yo kubikubwira nyine cyagiye yaje arimo kwihuta. So reka rero dufate umwanya noneho mukubwire. N'umushahara twarawuvuganye ngiye kujya mpemba miliyoni. Nubwo se kutari warigeze ubimbwira. Rega kubera ukuntu nawe urabizi nawe. Iyo utangirira kuri iyo nkuru. Yego se. It's okay, yeah. Okay, nose. Noneho nta kibazo gihari. Arashonje. Okay, Dev. Niba wamubonera icyo kurya twamugaburira nyine nk'umushyitsi uje. Mutunganyiriza ibyo kurya. Wigira hujya. Noneho amushyire aryo cyari y'urusenda. No munjuti wagerega guhera kera twigana byanze bikoze ushyira agasenda gakiya kakabanga ushyireho gakiya. N'umunyu. Tuza Dev. Ubitse sibyo? Hari ikihe kibazo? Arashonje, nakubwiye ko arashonje. Urakeka ntabwo muzi uri stress byangaye. The guy is starving. Okay? Sheri genda umushakira icyo kurya. Uru rugo rega ntabwo rwabuze ibyo kurya ku buryo umuntu aza yashonje gutya akaba yicaye gutya gusa. So Dev. Yes. Nzaguye mu miliyoni 2 ntashoboye kwigurira isahani y'ibiryo 1000 cyangwa 2000. Bikuru. Na kampani. Okay, ngaho gira. Okay, warumaze iminsi utanyitaba fast. Icyo kintu tugomba kugipfa. Telefone harya siri mu cyumba sheri. Bamuzaniye ibyo kurya ariko urugo rusaba umunyu. Bese gatoya. Ibintu byo kuncyanganya muvuga ibintu bagenda. Ibintu ba mungo bivuga ikintu kikugenza imibengire. Dev. Nyishyura ngende. Utabanje kurya. Nyishyura ngende. Ayo nyishyura mu ndagenda nyaguremo ibiryo. Akura bize. Ngewe ntabwo nzongera kugenda nca hirya no hino. Okay, ndabizi kuri umugore we. Igihe ni iki kugira ngo ibibazo noneho by'umuryango. Ntabwo guma kuri Dev wenyine. Ese nitwabikemura nk'umugabo ku mugabo. None kubanze kunyitaba twavunye itegi 15. Ngo bigeze kuri 24. Hanyuma se banki ngenda yihereza iki?
umuntu aba yarafashe amadeni kugira ngo yiyubake arebe ko yatera imbere mwarangiza mukaza mutwara amafaranga gutyo gutyo. Ndashaka 300 byanjye n'ibyangombwa ndafata televiziyo nyijyanye. Televiziyo 300. ngo ntabwo nabibikiye kwishyura ibyo wagiye ufata byose. Urabizi? Ahubwo Devugi narakubwiye guhera kera hose wajya ugashaka akazi ukajya ubasha kwishyura amabili zawe. Wari uzi n'ikindi? Amafaranga niyo ya mbere nagiye kwishyura. 300. Ego 300. Anzanye kuzana. Devugi narakubwiye ibintu byaje no gutuza. Nuzi bikize. Ukagira n'akabanga wowe. Wowe njye watuza. Inshuro zingana nakubwiye mwishyura ukanyishyura. Wangize ugakora na telefone. Ntabwo inshuti yanjye. Ntitukire inshuti. Ubu ngubu duhujwe n'amafaranga. Kubera icyo numara kunyishyura none tuzabikora. Kubera icyo utakumva ko kuba waramuhamagaye ukambura wenda nanapfuye. Mereza senkani. Kuki utaje hano ufite nibura igihe. Mereza 100. Mereza ndi senkani. Hako ntari kukwi ndimo ndapana ariko ngo none nta kibazo tujya kuba inshuti kubera ko umugore wagiye kunyishyura. Ntambwe ko ahembwa amafaranga menshi se. Ngo tujya guta inshuti ntari kamubwire warushene. Rundi zo rwa urampemukiye. Kandi gusenya urugo rw'umugabo mugenzi wawe umenye ko nawe nta mahoro uzagira. Ikintu kibatse ku musenyi n'ubundi umuyaga uragihuwa kikaguruka. Uje uri umuyaga. Rusengo ni mu 300. Nta hantu rwaba ruri n'ubundi. It's over. Urarushenye. Manje nimumara kunyishyura turetse twongera tuba inshuti nta bindi bintu. Yves, it's over. Wabizi? Akira n'ubundi no yarageza. Saving. Aruzi. Batanoze batwara ngaye yavuye muri rwabo. Sawa ubwo twabituye inshuti nta kibazo. Murakoze. Murakoze kandi no kunanga. Jimbe nga hano. Uruzi n'ikindi? Ngereza gato. Icyo kuvuga nyine buretse gatoya sibyo. Jewe ntago nyine ntago wansohora gutya nyine mu. Bini byo wazanye. Ibindi ndakugugiye warabitanze. Ese gute gutowa nyine ngende umugabo wawe gute wansohora gutya nkaho uri umukozi wo mu rugo. Bakubwiye umva. None se imyenda nayizanye. Ntabwo ariko ntabwo ndi umugore wawe. Ariko imyenda ntabwo nayizanye. Nyine banza nka boyfriend nka girlfriend ibyo byarangiye. Ariko ntabwo imyenda nayizanye mu ntoki. Envelope iri hehe? Ikindi buretse gato ikindi kintu nta box angira se. Hey, ibyo byose warabitanze. Genda urebe yayindi yacitse mu maguru wasuyinzanire. Narabijugunye ibyo ngibyo. None se naza Sohokera mu nzu cyo gutwakira mu nzu. Box yanjye. Sohokera mu nzu. Simba hano natwaye box. Nongeye bikuke. Beki nyumva agenda da. Box yanjye nyine. Ihwanye amafaranga 300 ntaze kugutangira akanya sohokera mu nzu. Sohokera mu nzu. Ibyo byose bihwanye n'amafaranga maze kugutangira. Ntago wanyirukana gutya. Wowe, ntabwo nakwirukana gutya. Yego. Uzankumbura ariko. Beki. Beki. Nyagasani none wabindangiriyeho nkuko abyara ndetse abantu banzerekezayo. Jesus. It's over.